byose, aramutse ariho yakaba ariwe mukire wa mbere ku isi ubu ngubu. Uyu mugabo yaravuze ngo imyitwarire y'umuntu n'imigenzereze ye ni kimwe mu bimufasha kugena ahazaza he. Nibyo, imyitwarire y'umuntu n'imigenzereze ye ni kimwe mu bimufasha kugena ahazaza he. Uyu mugabo yaravuze ngo icyo utekereza nicyo uba. Niba ari uko bimeze, tekereza ibintu binini, izera ibintu binini, kora ibintu binini, tanga ibintu binini, babarira binini, useke binini, ukunde binini, ubeho binini. Icyo utekereza nicyo uba. Yaravuze ngo umuntu yitwara nabi ni nako abashyira mu kaga ubuzima bwe, mu gihe nyamara imyitwarire myiza y'umuntu imusunikira ku mahirwe, imigisha no kugera ku byiza mu buzima bwe. Uyu mugabo yaravuze ngo icyanangaje cyane mu buzima bwanjye ni ukuvumbura ko umuntu ukora akazi cyane atari we gakiza. Uzarebe, umucukuzi wa zahabu ntabwo ari we zikiza. Urakora cyane ukabira kuya, ariko ukizwa n'imirimo yawe yiyicariye hariya aguha amabwiriza gusa. Nuko ubuzima bumeze. Ibyo ngo nibyo byatunguye cyane uyu mugabo. Akazi ukora ntabwo ariko kagukiza. Umuntu ukora akazi cyane siwe gakiza. Ibi ngibi ujye ubizirikana. Uyu mugabo yaravuze ngo kwiyubakamo ubumuntu no kwiyumvamo ubushobozi ni intambwe nziza ifasha umuntu kugera ku ntego ze mu buzima. Yaravuze ngo ikintu cya mbere cyo gukora igihe uhuye n'imbogamizi ni uguhagarara kigabo ugahangana nazo. Uyu mugabo yaravuze ngo igihe ujijinganye utabona neza icyo gukora, aho guhuzagurika, shaka akanya ko gutuza, witaza abandi, utekereze neza uzabona igisubizo. Cya gihe ubona uri guhuzagurika, itaza abantu, genda utekereze, igisubizo uzakibona. Uyu mugabo yaravuze ngo 90% by'abaherwe b'iyi si ni abashoye amafaranga yabo mu mitungo itimukanwa. Uyu mugabo yaravuze ngo umusore uzi ubwenge muri iki gihe nushora amafaranga ye mu mitungo itimukanwa. Gura ubutaka. Gura ubutaka, ni bya binini kubabwira. Gura ubutaka, jya muri KTN Rwanda. 90% by'abaherwe b'isi ni abashoye amafaranga yabo mu mitungo itimukanwa. Umusore uzi ubwenge muri iki gihe nushora amafaranga ye mu mitungo itimukanwa. Gura ubutaka kuko nicyo kintu batazongera gukora. Uyu mugabo yaravuze ngo ibibazo bihoraho wihemurwa nabyo. Abantu benshi bahemuka bitwaje ko bari mu bibazo, ariko burya ibibazo ntabwo bijya bishira. Ntugahemuke kubera byo, n'ubundi urahemuka, ejo uzaba ufite ibibiruta. Bya bindi byatumye uhemuka, n'ubundi uzabona byiyongereye ku rundi ruhande. Uyu mugabo yaravuze ngo intego yonyine yo kuba umukire ni ugutanga amafaranga. Tanga wakire, utashoye ntiwakunguka, uratanga nawe ukabona. Nuko Andrew yizeraga. Yaravuze ngo ntukihutire gufata icyemezo igihe urakaye, kuko uyobowe n'uburakari kwiyobora heza byakugora. Yaravuze ngo kugenda ukura ujye wirengagiza kumva ibyo abantu bavuga, ahubwo wite cyane ku byo bakora. Yaravuze ngo abakunegura bose ntabwo ariko baba bakubeshya. Igihe cyiza cyo kwaguka ni muri cya gihe nta wundi muntu washobora gutinyuka gushora. Igihe cyiza cyo kwaguka ni muri cya gihe abantu bose batinya gushora. Niyo mpamvu abakire benshi bungukira mu bihe bibi. Uza abantu bungutse kubera Covid, kubera guma mu rugo. Muri bya bihe bibi ubundi abakire nibwo bashora. Uyu mugabo yaravuze ngo burya twese tuzapfa kandi tubitinya kimwe. Hari n'undi mugabo wigeze kuvuga amagambo nk'aya ngaya. Niyo mpamvu nababwiye ngo icyo ushoboye gikore bigishoboka, cyane cyane impano yawe uzirikane kuyikoresha uko bikwiye. Uyu mugabo yaravuze ngo niba ukiri muto, hesha izina ryawe agaciro. Niba ukiri muto, hesha izina ryawe agaciro, amafaranga n'amahirwe bizagukurikira. Niba imyaka iri kugusiga, hesha umufuka wawe agaciro, kora ikofi, izina ryawe riziyitaho. Iyo niyo formule. Niba ukiri muto, izina ryawe ryubake, rihesha agaciro, amafaranga azagukurikira.
niba imyaka iri kugusiga, hesha umufuka wawe agaciro, izina riziyitaho. Hanyuma uyu mugabo yaravuze ngo ntabwo amafaranga akemura ibibazo byose mu buzima, uzirinde guhemuka kubera yo. Yaravuze ngo hariho ubwoko bubiri bw'abantu batazigera bagera kuri byinshi mu buzima bwabo. Umwe ni umuntu utazakora ibyo asabwa gukora, undi ni umuntu udakora ibirenze ibyo asabwa gukora. Abo bantu babiri ntabwo bazigera batera imbere. Hari abantu bakora akazi kabo bikarangira, ariko kuri Carnegie arakubwira ngo abantu babiri batazigera bagera kuri byinshi mu buzima bwabo. Umwe ni utazakora ibyo asabwa gukora, undi ni umuntu udakora ibirenze ibyo asabwa gukora. Yaravuze ngo igihe ushaka kwisuzugura nta muntu uzakubaha, nutagaragaza akamaro kawe ku isi abandi bazaheraho bakuzimanganya. Yaravuze ngo ubu umwami w'inzozi zawe, kora indahiro wiyaturireho, uzikabye byanze bikunze. Ufite izina ridasanzwe, ntukagira undi muhigo ukwitambika. Igihe cyose utarakabya inzozi zawe, abantu benshi batezuka ku nzozi zabo bakarangarira ibindi babona na bagenzi babo. Iyo urangaye inzozi ziragucika. Niba ufite inzozi, hagarara hamwe, guma mu murongo umwe. Uyu mugabo ni nawe wavuze ngo ufite byose bihagije kugira ngo ntiwicirwe n'inzara kuri iyi si. Yaranavuze ngo niba utabiba ntuzanasarura. Yaravuze kandi ngo nta muntu wakora ibintu adakunda ngo bimugirire akamaro. Hanyuma yaravuze ngo ibanga ryo gutsinda ntabwo riri mu gukora akazi kawe cyane usange ni wowe kamara, ahubwo ni ukumenya umuntu wa nyawe wabasha kugukorera ako kazi ukunguka, bitabujije ko nawe ubwawe ariko ushobora kuba uwo muntu wa nyawe. Abakire benshi bashaka kwikorera ibintu, harimo n'abantu batagira ahantu bagera kubera bashaka kubyikorera ubwabo, kandi hari abantu bashoboye uzi bakurenze bashobora kubikora neza, ukanga kubaha akazi ukumva ko ari wowe kamara. Buriya ibanga ryo gutsinda ni ukumenya umuntu wa nyawe wabasha kugukorera akazi kawe neza kukurusha, ariko bitabujije ko nawe ubwawe ushobora kuba umuntu wa nyawe. Iki ni cyo nkunze cyane. Uyu mugabo yaravuze ngo intsinzi ni imbaraga zo kubona icyo umuntu asaba ubuzima atabangamiye uburenganzira bw'abandi. Yaravuze ngo bamwe mu bantu iyo babonye inyungu mu byo bakora bakabona batangiye gutera imbere, hari igihe bagabanya imbaraga bakirarira ngo bageze iyo bajya. Sigaho kwirarira. Icyo ni cyo gihe cyo kwihuta kugira ngo ugere ku cyo ushaka, uba ubonye ikibigufashamo. Uko wiyongera ku musaruro bigufasha gukora byinshi kurusha ibyo wakoraga. Uyu mugabo yaravuze ngo kora inshingano zawe neza uyu munsi, ejo hazaza haziyitaho. Nukora inshingano zawe neza uyu munsi, ndakubwiza ukuri, ejo hazaza haziyitaho. Ahubwo uruhangayikiye ejo hazaza, wowe kora ibyawe neza, ejo hazaza haziyitaho. Uyu mugabo yaravuze ngo agaciro igihe n'impinduka. Buriya isi irahinduka, kandi ibyo abantu bakunda bigenda bihindagurika bitewe n'igihe bagezemo. Ntabwo ari byiza guhora mu bintu bitagira impinduka, ugomba kuzana udushya. Ibintu bitagira impinduka bishobora kurambira abantu bigenera. Gerageza ukora impinduka kandi wumve ko igihe gifite agaciro gahambaye mu byo ukora byose. Yaravuze ngo nta kintu bimaze kugerageza gufasha abantu batifasha ubwabo. Buriya nunafasha umuntu, ujye ufasha umuntu ubona nawe wabasha kwifasha. Yaravuze ngo niba uri umucuruzi, ita cyane ku biciro, inyungu ziziyitaho ubwazo. Kabosi aho ngaho Kimisagara, ita cyane ku biciro, inyungu ziziyitaho. Wowe jya umenya ikintu waranguye agaciro gifite n'igiciro gifite. Ariko niba uri umuguzi nawe, niba uri umucuruzi, ita cyane ku biciro, inyungu ziziyitaho. Ariko niba uri umuguzi, ita cyane ku gaciro, ibiciro biziyitaho. Ariko iryo ni ngewe uryongeyeho. Andrew Carnegie yaravuze ngo ngukira mu bihe bikomeye. Buriya mu bihe bikomeye abantu barabitinya, ariko abakozi nibwo babona inyungu nyinshi cyane kurusha mu minsi abantu bose baba bakora, kuko ibihe biba ari byiza. Ahangaha twavuga nko mu bihe by'ibyorezo, mu bihe by'intambara, mu bihe by'ibiza, nibwo uba ugomba gukora cyane mu gihe abandi batari gukora. Uyu mugabo yaravuze ngo abagabo batsinze ni abagabo bahisemo umurongo umwe bagakomezanya nawo. Yaravuze ngo ntukanyurwe no gukora inshingano zawe gusa, kora ibirenze inshingano zawe. Burya ifarashi ishinga ijosi iyo imaze gutsinda isiganwa. Yaravuze ngo nta muntu n'umwe warusha
amafaranga kukubera icyitegererezo. Hindura amafaranga icyitegererezo cyawe. Umuntu nakubaza ngo ninde cyitegererezo cyawe, ninde muntu ureberaho, kuri Carine G ujye urebera ku mafaranga. Amafaranga ujye uyareba hariya uvuga ati kiriya nicyo cyitegererezo cyanjye. Uyu mugabo yakundaga amafaranga. Hanyuma yaravuze ngo teamwork, gukorera hamwe, ni amavuta afasha abantu basanzwe gukora ibidasanzwe. Niyo mpamvu nababwiye ngo iyo uri nyakamwe isi irabogama, ariko iyo muri kumwe murayivunjira. Uyu mugabo yaravuze ngo kora ku mutwe we, muzajya impaka mpaka kugera ku munsi wawe wa nyuma, ariko nukora ku mutima we uzarinda upfa kiri mu gituza cyawe. Niba ushaka kwigarurira umuntu, mukize ibikomere byo ku mutima, mukore ku mutima, umurinde gukomeretsa umutima, uzarinda upfa akiri mu gituza cyawe. Aya ni amagambo akomeye yavuzwe n'umuherwe. Uyu muherwe ararenze mu baherwe bose navuze. Andrew Carine G, uyu ni isi, ni isanzure, ni byose, niyikoraho. Andrew ararenze. Aya magambo yagucitse ku munsi w'ejo saa 8 uzayasanga